Reka nizere yuko umeze neza aho waba uherereye hose. Rubanda mukunda guhemuka, ariko niba uzi neza yuko uwo wahemukiye cyangwa se mu kimwe ikibi wakoze kitarakugaruka, ujye wicara uzi neza yuko isaha ku isaha bizakugaruka, igihe kizashira ndetse imyaka izaba myinshi cyane, ariko umunsi uzaba umwe. Uwo wahemukiye arimo kuguhiga, ntabwo atuje. Ndagira ngo niba ukunda guhemuka rero uze wicare ahangaha turebane iri somo, niba ntakugoye, niba bitakugoye cyane. Ndagira ngo dutangire filime yacu. Filime yacu rero ni uku nguku tugitangiye. Dutangiye ahangaha umwana ari kubwira papa we ati, papa ngo ufitiye surprise. Ahangaha hari abakobwa baba baharyamye, ndetse aba bakobwa baba bambaye amakarito, ndetse niwitegereza neza mu maso yabo urabona yuko aba bakobwa besitawe cyangwa se mu kimwe bitwaye nk'amarobo. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, ariko niwitegereza hagati urabonamo utandukanye n'abandi bose, birasa nkaho ari umugabo. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mugabo rero umwana we yarimo kumubwira ati, umva papa, aya marobo rero ubu ureba ahangaha, iryo uri buze gushimamo umwe muri bo araza kukubera umugore. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ati uri buze gushimamo cyangwa se mu kimwe uri buze gukunda, uraza kuba umutsindiye, ari buze kuba yaba umugore wawe. Ndagira ngo ukurikire filime witonze maze urebe, ndetse niba ari n'isomo rishaka gutambuka witegereze neza gatoya witonze, maze uzi kuba wareba. Ikintu ngusabye cyonyine ni ugukanda subscribe, ni ugukanda like, ni ugukanda share, ndetse no gusiga agatima muri komenti. Uyu mugabo rero yaramaze igihe kirekire yarapfushije umugore, niyo mpamvu umwana we yifashe gutya akamutekerezaho. Uyu mugabo niko kuvuga ati, mwana wanjye wanteguriye surprise idasanzwe, ati ndetse kuva nabaho mbonye impano idasanzwe. Uyu mugabo agiye kwirukanka, uyu mwana niko kumubwira ati, genda gake papa, ati kuko uko urimo kuyabona ni amarobo, kandi ni amarobo nizaniye ndetse njyewe ubwanjye nikoreye. Ubwo rero ugiye kuzajya ugenda ufunge amaso yawe, nurangiza noneho witegereze ku kibuno cyangwa se mu kimwe inyuma, uwo uzajya ukunda utaramubona mu maso, uwo nguwo nzajya mukandaho, narangiza ahaguruke. Barakwereka rero umwana urahanga yararangije afata telekomande arayikanda, irobo iritangira kunyeganyega. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Umugabo nawe afunga amaso nk'uko umwana we yabimusabye, arangije atangira kugenda yegera imbere. Ndagira ngo ukurikire. Reka mwibutse, niba ufite uburwayi bwakuzonze, harimo nko kubura urubyaro ku bagore ndetse no kugira inda ariko ikaba yaraguhezeho bitewe n'amarozi, kandi ku bagabo kuba udashoboye gutera akabariro, ikiza ku miryango bahorana amakimbirane mu rugo, kandi uramutse ufite umurwayi urwaye ibisazi bitewe n'amarozi. Ikindi kandi ni igisubizo ku bantu bibwe, kandi akaba n'igisubizo ku bantu bafite inyatsi. Muganga rero wamuhamagara kuri nimero ubona imbere kuri screen yawe, yarangiza akaza kugufasha ndetse ukamubwira n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Muganga Onyango, muganga gakondo, yaje nk'igisubizo kuri buri muntu uwo ari we wese wari urimo kwibaza ati, ese ubuzima bwanjye bwagenda neza bigenze bite? Reka dukomeze filime yacu. Barakwereka ahangaha uwahagurutse, yarahagurutse arangije yivuga amazina ye. Ubwo uyu mugabo niko kuvuga ati, ebana iyi robo ndayikunze cyane, ati iyi robo ni nziza. Ubwo uyu mukobwa niko kumubwira ati, o papa, reka kujya guterura iyo robo, ahubwo reka tubanze dukomeze maze turebe n'andi marobo ubwayo ukuntu byifashe. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo uyu mugabo uko ariko kuvuga ati, rwose iyi robo nayo nari nyikunze, ati nayo yari nziza cyane. Murabona uburyo abandi bana baba batekereje kuri ba papa wabo. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ariko iki si cyo cy'ingenzi nashakaga kubereka, ahubwo ndashaka kubereka ikibi cyo guhemuka ndetse n'ingaruka zabyo. Barakwereka rero, reka tugere ku robo ya kabiri. Ubwo uyu mugabo yaragarutse araza arimo kugenda arimo gukabakaba nyine, ubwo amaso yari yayafunze nk'uko urimo kubibona, arangije arimo guseka cyane, araza yishimye cyane rwose uyu mugabo. Gusa iyi robo ya kabiri, twe niba turimo kwitegereza neza, birasa nkaho atari umukobwa, birasa nkaho ari umugabo watubuye. Ubwo uyu mwana yahise akanda kuri telekomande, hari ikintu cyaturitse.
aba ngaba bikangamo. Ubwo uyu mugabo yaravuze ati so uyu muntu twabonye ndetse uyu robo ya kabiri yaravuze ati Mana umfashe ibintu byose bigende neza nkuko nabiteguye kandi bigende neza nkuko nabipanze ngere ku cyo nifuza kugeraho. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo barakwereka umugabo uri aha ngaha yitegereje iyi robo, niko kuvuga ati oh my god, ati iyi nayo rwose ndabona ndimo kuyikunda, ndabona iyi robo nayo ari type yanjye. Umwana yikanzemo. Umugabo nta muntu n'umwe arimo kuba yakwepa cyangwa se mu kimwe ari kuba yahakana ko atari type yiwe. Ubwo uyu mugabo yasubiye inyuma arimo kuvuga ati mwana wanjye, iyi robo nayo ni nziza, iyi robo nayo ndayikunze, ahubwo nyine yikandeho maze ize kuba yahaguruka maze turebe ibyo ari byo. Ati rwose nakobeshe, uyu mukobwa nawe yaba mwiza, uyu mukobwa nawe rwose yavamo umugore wanjye. Umwana yararahangaha arambiwe kuba yabaho nta mama umurera agira. Ubwo uyu mwana yesa akanda ku ibuto kuri telekomande, ubundi iyi robo irahagarara. Dore ibitugu mana yanjye, iyi robo irangije irabirinduka irahindukira, niko kuvuga ati hello, ati amazina yanjye ati banyita Nadina, ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ati Nadine niyo mazina yanjye. Uyu mugabo yitegereje iyi robo arangije asekamo ukuntu, arangije arishima. Ubwo iyi robo itangiye kwivuga n'ibindi bintu byinshi, ubwo umwana ahita yihindukiza ireba ku ruhande. Uyu mugabo niko kuvuga ati iyi robo ibaye nziza kuruta iya mbere rwose. Umwana ntabwo mbizi uburyo arimo kubifatamo, gusa arimo kwitegereza papa we umusaza uri aha ngaha akabona ni nk'ikigoryi. Uyu mugabo niko kuvuga ati ubundi nari ntegereje umunsi nk'uyu nguyu, kandi ikindi nari nkeneye umwana nk'uyu nguyu rwose uzampa ibyishimo byanjye ndetse akampereza ibyishimo nifuza. Ubwo uyu mwana niko kuvuga ati ariko papa nakubwiye ngo uburetse gukomfurima tureke rwose tubanze twareba amarobo yose, nitumara kubona amarobo yose nibwo turi buze kuba wamenye ngo ese ukwiye guhitamo uwuhe ukareka uwuhe. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo barakwereka uyu mugabo yesa umwana we yesa amubwira ati uko nguko niko ndi kubitekereza, niko twagakwiye kubikora mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Uyu mugabo niko kuvuga ati nta kibazo rwose, reka ndeke kubyina mbere y'umuziki, tubanze twareba robo ya gatatu ikirimo. Ati gusa njye iyi robo ya kabiri nari nayikunze cyane. Barakwereka umuhango warakomeje, kwari ugushaka umukobwa. Uyu mwana kwari ugushakira papa we umukunzi. Ese muri abo bakunzi bose ntabwo harimo Magama? Reka dukurikire umukino twitonze. Papa yarakomeje arangije akomeza kugenda yegera imbere. Barakwereka irobo ikurikiyeho n'iyi ngiyi. Uyu mugabo niko kuvuga ati oh my gosh, iyi robo ikurikiyeho nayo uko ndi kumva itandukanye mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mwana uyu mugabo niko kuvuga ati Imana imfashe rwose baze kuba bampitamo. Ahantu hose arimo gusenga, gusa twe twabibonye ntabwo ari umugore, ni umugabo. Barakwereka indi robo ikurikiyeho, ni igikobwa cyiza mana yanjye we. Barakwereka yahagurutse ityo nkuko turimo kubibona. Ni abakobwa ariko nyine besitaweho ibintu by'amarobo. Ntabwo nzi impamvu babikoze gutya kugira ngo uyu mugabo aze kuba yahitamo. Umukobwa afite imiterere, afite ikibuno, afite amaguru meza. Gusa uyu mugabo yarabirebye arangije aravuga ati mwana wanjye zana iyi ngiyi yo nyihindukirize rwose nirebere. Ati mbega yararebye arangije amutindaho, arangije arakanda irobo itinaga kazosi. Ni abakobwa ariko babahinduye amarobo. Arangije arayihindukiza. Uko uyu mukobwa ari guhindukira, umugabo ari kuvuga ati mana yanjye koko yarangije gukomfurima. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Aba ngaba baje kwigaragaza. Uyu mugabo yarangije avuga ati rero aba bakobwa ni beza, atari ko iyi robo ya kabiri ifite umuco rwose. Iyi robo ya kabiri urabona yuko no mu myambarire yaryo yaje yikwije, nta hantu itandukaniye, nta hantu ihuriye n'aba bakobwa. Ati aba bakobwa rwose bameze nka za Slay Queen. Ati niyo mpamvu ntabasha kuba nahitamo aba bakobwa banini, aba bakobwa bo ku ruhande, ahubwo nkihitiramo iyi robo ya kabiri. Ati kuko uyu nguyu rwose ndabona ari we waba ufite umuco ndetse ari we muntu wakwitaho mwana wanjye, kandi urabizi icyo ndwanira cyose mba ndimo guharanira urukundo rwawe. Ndagira ngo ukurikire.
ubwo uyu mugabo niko kuvuga ati rero ngewe irobo mpisemo iyi robo ya kabiri. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Iyi robo ya kabiri yahise yishimamo ukuntu iri kuvuga ati okay, ninjye barimo guhitamo. Ubwo uyu mugabo yaravuze ati reka nkomeze ndebe, ariko mbere yo kuba nakomfura mu mwanzuro wanjye cyangwa se mu kimwe igitekerezo cyanjye, uyu mwana yaramubwiye ati papa, nazanye aba bakobwa bose kugira ngo uhitemo uwo wifuza, uze gukomfurima ukomfurimye ndetse uze kureba umwana mwiza. Gusa uyu mugabo yararangije aravuga ati umva ngiye mpisemo uyu nguyu wa kabiri. Abakobwa bose barahanga bose bavuga ati reka ndabyanze. Ati turabyanze, ati twihirinze kugira ngo tugere ahangaha. Ati se nukubera iki mwahitamo uyu nguyu wa kabiri? Uyu mwana niko kuvuga ati niwe papa wanjye ahisemo, murumva neza? Ati ubwo rero nta kindi kintu mwarenzaho. Aba bakobwa niko kuvuga ati reka ntabwo tubikunze, ntabwo ibintu byakunda. Uyu mwana niko kuvuga ati papa wanjye ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yatunga abagore batatu, urumva neza? Niyo mpamvu ahisemo umwe yifuza kandi ashaka. Ubwo abo ngabo bakomeje guhendahenda, umwe avuga ati please ndakwinginze nimuhitemo njyewe, ndakwinginze muhitemo njyewe rwose, naje ahangaha kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Ubwo uyu mwana niko kuvuga ati umva rero nimureke mbabwire ngize ikindi gitekerezo, murumva neza? Mwiteguye kuntega amatwi? Aba ngaba niko kuvuga ati turiteguye, ariko igitekerezo cyose rwose wagira, ati hitamo kuba waduhindurira ubuzima, kuwihitamo kuba wahitamo twebwe. Ubwo uyu mwana niko kuvuga ati umva ngiye gutanga andi mahirwe ya kabiri, murumva neza? Ngiye gutanga andi mahirwe ya kabiri. Papa niko kuvuga ati okay, icyo gitekerezo azanye nicyo, reka dutange andi mahirwe. Ubwo rero uri buze gutsinda ku yindi nshuro, uwo niwe uri buze kuba yaba umugore wanjye, tutitaye ngo ese aba bantu bundi ni bwoko ki cyangwa se mu kimwe, bambara bate, ku myitwarire. Ubu urapfa kuba watsinze test turi buze kuba twabahereza, uwo nguwo ari buze kuba yambera umugore. Reka nkwibutse gukanda subscribe, reka nkwibutse gukora like, reka nkwibutse gukora share ndetse na comment. Uyu mwana yararangije aravuga ati rero uwo murimo kubona aho ngaho cyangwa se mu kimwe, iryo robo murimo kubona aho ngaho, impamvu ryakunzwe nuko ryitwaye neza muri iyi test cyangwa se mu kimwe muri risuzuma twakoze. Niyo mpamvu rwose papa wanjye yarihisemo. Ubwo rero undi muntu uri buze kwitwara neza kumurusha kuri iyi nshuro, uwo nguwo niwe uri buze kuba umugore wa dati wanjye, kandi ibyo mvuga ni ukuri ndanarangije. Ndagira ngo ukurikire aba bakobwa bararangije barishima kuba babahaye amahirwe ya kabiri. Ndagira ngo ukurikire umwana yahise aza niko kuvuga ati umva rero ikizami cya kabiri cyangwa se mu kimwe isuzuma rya kabiri riratangiye, mwese nimunkurikire. Umwana ahangaha niwe uyoboye. Abakobwa bagiye bari kwirukanka, icya kigabo kirasigara, iki kirobo cya kabiri. Nge uko ndimo kubibona ni ikigabo, ntabwo ndimo kubona yitwaye nk'umukobwa. We yararangije akomeza kugenda ndetse agenda nk'irobo kugira ngo bakomeze bamushime cyangwa se mu kimwe bakomeze bamukunde. Ndagira ngo ukurikire filime yacu witonze, iraza kuryoha mu nyuma ndetse uraza kubona n'icyo iri buze kuba ikeneye kuba yasobanura. Barakwereka umwana uri ahangaha arangira avuga ati rero ubwo test ya kabiri yari itangiye. Ati nkuko murimo kubibona, ati papa wanjye ari kure cyane, ari hirya y'umusozi. Ati umuntu uri buze kugenda akamugeraho mbere, uwo muntu niwe uri buze kuba yaba umugore wiwe. Ndagira ngo ukurikire. Abakobwa barahanga bari bamaze guhindura imyenda. Uyu mwana niko kuvuga ati dore umurongo nguyu mwese muri buze kuba mwacaho. Ati ahangaha nkuko muri kubibona hari ibikoresho bitatu. Yaraje arangije abereka moto ndetse apfunduye moto mu musego harimo amafaranga menshi cyane. Aza kubereka avuga ati dore hano hariho n'imodoka kandi hakaba n'inkweto za bote, ndakeka nta muntu utazizi zira nkweto. Ati rero uri buze mugiye kuza mwirukanka, uri buze kuba yahitamo kimwe, icyo kintu nicyo aragendaho kugira ngo abashe kuba yatsinda, yagera kuri papa wanjye maze agatsinda bimworoheye. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Umwana yararangije arabara aravuga ati 1 2 3. Ubwo iki kirobo cyo hirya cyangwa se mu kimwe uyu wo hirya bahise bamusunika kugira ngo baze birukanka bamutange ibihenze. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mwana yarabibonye aravuga ati koko papa wanjye ibyo yari yahisemo n'ukuri, yari yabibonye yuko aba bakobwa ari abariganya. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Umwe yararangije araza afata imodoka, undi nawe yicara kuri moto.
umwe niko kuvuga ati umva njye iyi modoka nayihisemo rwose nicyo kintu ndi buze kuba nagendaho, kandi ndabizi neza yuko ndi buze guhita ngira ku mugabo wanjye byoroshe. Ati ni njyewe rwose uri buze ko watindira uyu mugabo, ndagira ngo ukurikire. Ubwo barakwereka uwaje yirukanka, yaje yirukanka inyuma ndetse arangije araza ahita agwa kuri bote. Ubwo bote nyine yahise azambara vuba vuba kugira ngo arebe ibyo ari byo. Akana kahise kirukanka kugira ngo kajye kubarebera ese ninde uri buze gutsinda. Ndagira ngo ukurikire. Uyu baramwitegereje uko yarimo kwambara bote, barangije bakamuseka rwose bakavuga ati ndebera, ati se uriya arimo kurwana n'iki? Gusa mw'abantu mwereka mbabwire, ntuzigere ucika intege mu gihe urimo gukorana umuhate bitewe n'icyo urimo ushaka kugeraho. Uzagumye ukore utitaye kuri abantu bavuga ati ibyo urimo gukora ni ubusa, utitaye kuri buri muntu uwo ari we wese. Uzakore ibyo umutima wawe ushaka ndetse uzakora ibyo umutima wawe ukunze. Umwana yaje ahangaha avuga ati rero irushanwa rigiye gutangira, ati mwese nimwitegure dutangire irushanwa. Ndagira ngo ukurikire, ese uyu mugabo karimo gukora cyane cyangwa se mu kimwe reka tuvuge ngo iri robo rirashaka kugera kuki? Sasa irushanwa rikimara gutangira, umukobwa akimara kuvuga ati irushanwa rigiye gutangira, umuntu uri ahangaha yasaza arangije arapfukama. Ni umugabo twe turi kubona, reka tubihamye nta kubishidikanyaho. Ubwo umwana niko kuvuga ati umva tugiye kubara gatatu, ati uri buze kuba wakandagira umuriro, uri buze kuba wakurura umuriro, nawe uri buze kuba wakurura ikirenge. Itegure gutangira irushanwa ryacu. Barakwereka umugabo urahangaye yariteguye, ategereje ko babara yarangiza akirukanka akagenda. Urahangaye nawe arimo kuvuza umuriro rwose, moto yayitsindiye. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo barakwereka urahangaha rwose yese avuga ati ebana njye reka mbanze nimakiye, reka mbanze nitere akantu k'akarungo rwose ngere ku mugabo wanjye nsa neza. Basifuye kugira ngo babashe kuba bakiruka, kugira ngo babashe kuba batangira irushanwa. Ariko abangaba bo kubera ko n'ubundi bazi ko bifitiye inzira zoroshye za hafi, ntabwo bari bashaka kugenda. Umukobwa urahangaha yakije moto yanga kwaka. Ndagira ngo ukurikire. Yari yahisemo kuba yagenda kuri moto, ariko yari yakije yanga kwaka. Uri mu modoka we arimo kwitera makiyaje, arimo kwimakiya, arimo kuvuga ati ngire ko umugabo wanjye nsa neza, ati n'ubundi ndabizi nike uri buze kuba naba uwa mbere. Ubwo umwana yararangije arabibona. Umukobwa nta kindi kintu yitayeho, arimo kwisiga bya bintu byo ku munwa. We yarangije gukonfirma ndetse no guhitamo yuko ari buze kuba rwose yagera ku mugabo, nta wundi muntu uri buze kuhamutanga kubera ko afite imodoka. Gusa niba urimo kubyitegereza neza, iyi modoka yaguye ingese kandi irashaje. Yarangiza akitegereza urimo kugwana na moto, urimo kwatsa moto kugira ngo agende. Nyamara wa mugabo uwagiye ubu ngubu ageze kure. Barakwereka umukobwa yararangije yatsa imodoka aragenda nk'uko urimo kubibona. Sasa irushanwa ryatangiye. Wibuke aya ni amahirwe ya kabiri babahaye. Uri buze gutsinda cyangwa se mu kimwe uri buze gukundwa niwe muntu uri buze kuba yakegukana umugabo. Ubwo urahangaha moto byanze yararangije ayivaho. Aravuga ati asike kubera iki ubundi banteza agatego, kubera iki bari bazi yuko iyi moto yapfuye maze bakayizana ahangaha. Arangije aravuga ati ariko nta kibazo, nabonye harimo amafaranga. Ati ubundi mpangayikishijwe n'iki? Ati n'ubundi iyi moto yanze kwaka. Ati kandi n'ubundi uyu mugabo ntabwo ndibuze kumutsindira, ahubwo reka mfate aya mafaranga ndimo kubonamo. Arangije afata ikiboro cya moto cyangwa se mu kimwe umusego arawegura, afata amafaranga. Harimo amafaranga menshi, gusa yitegereje gutya yahise acika intege. Yarangije abona ayo mafaranga si amafaranga ya nyayo, ahubwo ni amafaranga ya pirate. Urebe kwirukira byinshi, n'ubundi bajya bavuga ngo isura isambira byinshi ikabura na duke yagezayo. Yarangije avuga ati bya bifaranga ntabwo ari amafaranga ya originali. Ati ikintunguye ndetse n'ikimbabaje nuko nsanze ari amafaranga y'amapapirano. Umwana yisaza arimo guseka, arangije aza kumubwira ati ese koko urakeka ari nde washiramo amafaranga ya nyayo? Ati ayo mafaranga rwose n'aya pirate, kwari ukugira ngo mubashe kuba rwose n'abarangaza. Turebe ubundi ninde ufite umutima ukomeye, turebe tumenye ngo ese ubundi ni ikihe kintu buri muntu ashaka. Abangaba barirutse burinda bwira biruka.
umugabo agenda yiruka n'amaguru, ugenda n'imodoka agenda arimo kumushinyagurira avuga ati ushaka wareka kwirukanka, ati kuko ndagusize ndagiye, urabona yuko ngutambutseho. Ndagira ngo ukurikire, umugabo uranga arategereje kugira ngo arebe umugeraho, gusa nubwo uri kwira ariko harabura gato ngo bahagere. Ndagira ngo ukurikire, barakwereka uri ahangaha yararangije akurura umuriro hapi, imodoka irakwama. Wibuke iki kimodoka kirashaje, kumugeraho byari bigiye guhurirana. Uyu mukobwa yaragiye kuba yagera ku mugabo ariko byanze. Sasa uyu mukobwa imodoka ikwamye byamwongereye motivasiyo yo kwirukanka cyane kugira ngo aze kuhagera ari we wa mbere. Yarabikoreye cyane kandi yarabiharaniye, gusa ni umugabo sinzi niba biramuhira. Yarabikoreye cyane arabiharanira, arangije arahagera kandi ahagera ari uwa mbere. Umwana aracyari kwitegereza, kumbi uwo moto yakwamye yararangije arirukanka n'amaguru. Barakwereka urahanga yese avuga ati ebana mukobwa wanjye, ati uhageze yahageze mbere, ati umwe muri bo yabashije kuba yatsinda iri rushanwa, ati rwose umugore wanjye yabonetse. Ubwo yari afite lance cyangwa se mo kimwe indangururamajwi, avuga ati yahageze rwose nabashe kuba natsinda. Barakwereka uwari waje mu modoka ni igikobwa cyiza cy'ikizungerezi ariko gifite ibyo gishaka, atari umugabo. Barakwereka uwari waje n'amaguru nawe moto yari yakwamanye, yari amaze kuhagera, yahageze yahagiye cyane, ariko nubwo yari yavunitse byaramupfanye kuko nyine yirukanse kubera yuko yabonye moto yari yahisemo yakwamye. Bageze ahangaha bararebana, barangije bicirana amasiri nk'uko urimo kubibona, bitegereza uriya muntu barimo kureba imbere. Ubwo uyu mugabo niko kuvuga ati umva ni wowe nahisemo ndetse ni wowe uzambera umugore ibihe byose. Uyu mugabo cyangwa se mu kimwe uyu wigize umugore afite akantu k'ubwoba, yarimo gutekereza ko atari we bari buhitemo. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, gusa yakoranye umuhate kandi umuhate utari muke. Ndagira ngo tubane. Barakwereka uyu mugabo papa wa kakana yararangije akuramo impeta kugira ngo aze kuba yamuporopoza, byemewe noneho sasa byeruye ahitaba umugore wiwe. Ndagira ngo ukurikire, gusa ataramuporopoza barakwereka abaje barimo kumusagararira ndetse baza barimo kumukuramo ibintu byose. Ndagira ngo ukurikire, birasa nkaho bari babizi kandi bari babiketse, gusa nawe uri umunyabwenge wabikeka. Bararangije batangira kumukuraho, umugabo yashize amaronji ku mabere kugira ngo bigaragare yuko ari umugore. Baramuvumbuye, bamukuyemo wigi yari yambaye. Barakwereka ikigabo cyari cyamuporopoje cyahise kikangamo, kiravuga ati mana yanjye ibi bintu biratangaje, kumbi uyu ni umugabo. Ese ubundi uyu mugabo ni ukubera iki yaje kwivanga muri bino bintu? Ndagira ngo ukurikire filime witonze maze umenye ngo ni ibiki. Barakwereka ndetse bakoze ku ntoryi basanga umugabo afite umuzigo. Ndagira ngo ukurikire, ndagira ngo tubane, ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe kuko uramutse utarabikora wacikwa n'ibyiza bizakurikira ibi ngibi. Barakwereka bahise bavuga ati iki ni ikigabo ni igitubuzi. Uyu mugabo wese bamaze ati nukubera iki wakoze ibi ngibi. Uyu mugabo niko guhita avuga ati nje gushaka umukobwa wanjye. Twese tuzi kuri yuko umukobwa ari uwanjye. Kirangije ndavuga ati mwa bantu mwe, ibyo nakoze nabikoze kwari ugutubura, ariko icyo nishaka kugeraho ni umukobwa wanjye. Ubwo barakwereka batangiye gushwana, uyu mugabo avuga ati ibyo uvuga urabesha, ibyo uvuga ntabyo nzi, umukobwa ni uwanjye. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugabo niko kuvuga ati ahubwo turaza kugufunga. Abakobwa barahangaha bahise bikubita baragenda, ndetse n'akawigi bari bafite ko uyu mugabo bahise bagatwara, ntabwo babura byose. Ndagira ngo ukurikire, gusa bagiye bababaye cyane. Hari ku kagoroba barakwereka kakana karaje kandi niko kuvuga ati wa kigabo we, kuki nari nzi kuri umukobwa, ni ukubera iki waje ahangaha kwihindura umukobwa? Nuko iki waje ahangaha kwihindura? Niko kuvuga ati wa mukobwa we, ntabwo biba byoroshye. Buri gihe icyo ari cyo cyose umuntu ashaka kugera ku kintu cyangwa se mu kimwe ku ntego runaka aba afite gukora buri kimwe. Noneho cyane ku mupapa n'umwana
wakora buri kimwe, ati uri umukobwa wanjye. Ubwo uyu mugabo batangiye gushwana avuga ati umva njyewe ntabwo umwana wanjye wamutwara, ati ibyo uri kuvuga urimo kubesha. Uyu mugabo niko kuvuga ati umva nawe urabizi yuko uyu nguyu ari umukobwa wanjye, urumva neza. Ubwo barakwereka batangiye gushwana babipfa. Ndagira ngo ukurikire umenye ngo ese ni ukubera iki, ubundi uyu mugabo arimo kuvuga ngo uyu mukobwa nuwe. Ndagira ngo tubane. Ubwo barakwereka aka kana kese kitegereze iki kigabo. Ubwo uyu musore niko kuvuga ati nawe urabizi neza icyo wankoreye cya gihe kugira ngo mbashe kuba napfa, ndetse warangiza ukangambanira, urabizi uko wishe mama w'umwana wanjye. Reka bagusubize inyuma gato ahahise mbere y'imyaka 10. Barakwereka umugore irimo kugenda, ndetse agenda arimo gushwana n'umugabo. Ubwo umugabo akamukurura uyu mukobwa avuga ati uyu mwana si uwawe, urabizi neza cyane ko atari uwawe, ikindi kintu ushakaho ni igiki. Ubwo uyu mugabo yarimo gukurura uyu mugore ku ngufu avuga ati umva ugomba kumpa umwana nubwo yaba atari uwanjye kandi ibanga rikaba iryanjye. Iki kigabo cyari cyarabuze urubyaro, niko kuvuga ati uyu mwana urabizi neza ni njye nabigizemo uruhare kugira ngo abashe kuba yaboneka, tugomba kumpa umwana. Rero baramurwanira, uko bari barimo kurwanira umwana umugore yahise yikubita hasi, ndetse umugore yikubise hasi abanza agatwe k'inyuma. Hariya sinzi niba warokoka, ndagira ngo ukurikire filime witonze, sinzi niba hariya warokoka. Ubwo barakwereka uyu musore kwanza yari umukozi wo mu rugo nk'uko urimo kubibona, yari umukozi wo mu rugo rw'abakire. Ndagira ngo tubane. Ahangaha badusubije ni nyuma y'imyaka 10. Barakwereka rero yaraje ageze ahangaha kirimo kumva abantu bari kugigira aje gutabara, gusa ahageze asanga umugore yamaze gupfa. Niko kuvuga ati oya kanguka. Barakwereka umugabo yaturutse inyuma, ndetse aturuka inyuma n'ivaze ahita yimukubita mu mutwe. Uyu mugabo nuko nguko nawe yahise apfa, nuko nguko nawe yahise agwa ku mugore nkuko urimo kubibona. Sasa reka urebe ubugome bw'abantu. Akimara kubona yuko ibi ngibi bibaye, yabonye nta bundi buryo yabikoramo, arangije ahamagara kuri 911 ni muri Espagne. Arangije niko kuvuga ati umva ati mpuye n'ikibazo, ati nsanze umugabo arimo kwica umugore wanjye, ariko nkoresheje uburyo bwo kwitabara, nimuze rwose muhagere maze mukora iperereza murebe ibyabaye. Ndagira ngo ukurikire. Urabona yuko ibintu uyu mugabo, izi nkuru barimo kutuganirira ni inkuru imaze imyaka 10, niyo mpamvu nta wahemutse ngo agende aheze. Ndagira ngo tubane. Barakwereka rero uyu nguyu niko kuvuga ati umva ndabisoje, yahise amuteza polisi. Uyu mugabo yari yamukubise ivaze ku mutwe, arangije agwa igihumure. Niko kuvuga ati umva n'ubundi ikintu nashakaga ni uyu mwana, nta kindi kintu nashakaga. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, ariko utibagiwe gukanda subscribe, utibagiwe gukora like, ndetse utibagiwe ko turi kumwe n'igisubizo kuri wowe kandi ku buzima bwawe. Muganga gakondo, muganga nyawe, ndetse muganga w'umutanzania arabikora byose kuko n'inzobere arabimenyereye. Barakwereka umugabo yararangije afata uyu mwana aramuterura mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Niko kuvuga ati wa mwana we buri kimwe cyose nagikora ku bwawe, ati kuko ndagukunda, nari narakubuze, uramutse uvuye mu biganza byanjye ntabwo nazongera kubona umwana. Niyo mpamvu nahisemo kuba nakurwanirira ishaka cyangwa se mu kimwe narwana kugira ngo mbashe kuba nakugeraho. Ndagira ngo ukurikire. Barakwereka rero uyu mugabo yese avuga ati byose kandi buri kimwe nagikora ku bwawe, niyo mpamvu mbashe kuba nagutsindira, nzakwitaho ibihe byose, nzabana nawe, nta wundi muntu uzigera kunteraho. Ndagira ngo tubane. Arangije afata umwana gutyo aragenda ahita ahunga. Ubwo sasa aka kana ni inkuru kari kuganirirwa n'uyu mugabo wari wihinduye umugore. Niko kuvuga ati birambabaje cyane, ati iki kigabo ni ikigome, ati kumbi birababaje kuba narinzi yuko ari we papa wanjye ufite n'ubugome bungana gutya, ati none kumbi ni wowe wishe mama wanjye. Ndagira ngo ukurikire. Urabona yuko uyu mugabo bitangiye kumugaruka sasa. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Umwana yararize agahinda ni kenshi. Niko kuvuga ati okay byose tubirangize, n'ubundi nabikoraga ku bwawe, naragukundaga mukobwa wanjye cyangwa se mu kimwe my daughter, ati rwose ni wowe uri uwanjye kandi uzaguma uri uwanjye, kandi urabizi nakwitayeho nk'umupapa. Niyo mpamvu rwose ndimo kukubwira, ndimo gutekereza ko wagumana nanjye. Urumva mwana wanjye mbabarira, irengagize buri kimwe sibyo.
byari ngombwa yuko bimenya ubwo ngubwo uyu munsi. Irengagize buri kimwe, urengagize yuko hari ikintu cyabaye, ugumane nanjye. Umwana yitegereje kuri papa we wa nyawe, arangije yitegereza no kuri iki kigabo cy'igihemu kiri aha ngaha. Akana kahise kaza gahita gasanga umugabo. Sasa uyu mugabo uri aha ngaha yatangiye kuba yakivuga avuga ati umva, uje kuntwarira umukobwa? Ati ndakumenyesha yuko imbaraga zabonetse cyagiye zitakongera kubura, ngiye gukora buri kimwe, sasa nindangiza mpangane nawe, urumva neza, ariko umukobwa wanjye mwisubize. Ati kuko gutwara umukobwa wanjye ni nko kwitwara buri kimwe cyose. Wibuke uyu musore yari akenye mu gihe abyara uyu mwana w'umukobwa. Iki kigabo niko kumubwira ati umva wa Mukaritasi we, ngiye kuguhiga, wiyemeje guhangana nanjye, ariko ndaje tubonane. Ako kanya burakwereka polisi yarahageze, niko kuvuga ati umva uko byatangiye kose nari mbizi, urumva neza, niyo mpamvu aka kanya ngiye kurwanira buri kimwe ndetse nkarwanira ukuri nk'umupolisi wa nyawe kandi uharanira uburenganzira bwa muntu. Yarirangije aza gufata iki kigabo, aravuga ati ngiye kukujyana, ngiye kugufunga. Bw'iki kigabo niko kuvuga ati afande nimumbabarire twumvikane, mbahereze icyo mushaka kugira ngo icyubahiro cyanjye nkigumane, ndetse kugira ngo ngume nigenge mutajya kumfunga muri gereza. Ndagira ngo kurikire uyu mugabo abakire bariyumva shaho, bahise bamufata. Niko kuvuga ati umva buri kimwe cyose ntacyo nitayeho, ugomba kujya gufungwa kubwo kuba warishe umuntu ndetse kubwo kuba wararenganyije n'undi muntu. Ubwo uyu mugabo yese cika arirukanka, gusa nanone biba bisebetse kuko ntabwo ari ishema kubona urimo kwirukanka polisi irimo kukwirukanka uboshe uri umusambo. Ibyo ngibyo byarabaye, umugabo yarirukanse amajoro arayarenga. Ubwo uyu mupapa nawe asigarana n'umwana, niko kuvuga ati mwana wanjye nakoze buri kimwe kugira ngo nkubone, ariko uyu musigo ari wowe wa nyawo kugira ngo mbashe kuba nakubona ndetse kugira ngo ubashe kuba wamenya ukuri. Aka kana niko kuvuga kati umva, ati ikintu kimbabaje nuko nari maze iki gihe kingana gutya ndetse ndi hano ku isi ntazi papa wanjye umbyara, ndetse papa wanjye arimo kubabara, nzi ko umuntu w'umugome kuriya kandi umuntu ufite ubugome bumeze kuriya ariwe papa wanjye. Byarambabaje cyane ndetse ibyo bintu birambabaje kuba mbimenye ariko ikindi cyiza ni uko menye papa wa nyawe. Uyu mugabo niko kumubwira ati rero papa wa nyawe ni njyewe kandi niteguye gukora buri kimwe mwana wanjye kugira ngo nguhe ibyishimo bya nyabyo nk'uko nakoze buri kimwe kugira ngo mbashe kuba nakubona. Urabona nyine umuntu wabeshe yuko ari umukobwa kandi akabishobora akaza akiyambika amakanzu, nawe ntabwo ari umuntu woroshe. Ubwo umupapa yarishimye kubwo kuba yarabonye umwana we, ariko nawe yarabivunikiye. Niyo mpamvu twatangiye nkubwira ngo buriya icyaha uko byagenda kose igihemu ntabwo wagenda ngo upfe utarakibona, utarabona ingaruka zacyo. Kiriya kigabo murabibona yuko gisebye. Aka kana niko kuvuga ati papa, ati nukuri ndishimye kuba mbonye amaraso yanjye ndetse kuba mbonye papa wanjye wa nyawe. Uyu mugabo nanjye nawe niko kuvuga ati nanjye ntabwo wabona ukuntu bindenze, ati igisigaye ni ukugendana nawe ubundi tugatangira ubuzima busha. Umugabo yafashe umwana we baragenda. Dusoza filime yacu nkubwira yuko turi kumwe na muganga w'inzobere Dr. Onyango, umuvuzi gakondo n'umutanzaniya. Indwara yose waba ufite ayirebaho ndetse yaje nk'igisubizo kuri buri muntu uwo ari we wese. Avura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo amarozi, ibisazi ndetse kubura urubyaro, kubura amahoro mu rugo rwawe, kandi kuba uri umukene bitewe no kuba ubona amafaranga akagenda utazi uburyo aciyemo. Iyo wibwe biragaruka. Dr. Onyango, umuvuzi gakondo, ni umuntu w'inzobere kandi ubimenyereyemo cyane. Ikintu usabwa rero nta kindi, ni ukuba wamuhamagara kuri iyo nimero ubona imbere ya screen yawe, kandi warangiza ukamenya ngo ese izi ndwara zose arazivura. Soma aho ngaho ku iyo screen ubona, ikindi umuhamagare, nurangiza umubwire uko wiyumva araza kugusobanurira. Yaje nk'igisubizo Dr. Onyango. Reka tuzongere duhure. Yari Fabrice nk'ibisanzwe ubakunda cyane kandi ubahoza ku mutima. Ciao ciao.